njyewe ndi umuntu wakomeje kugerageza ziriya mashini ku buryo bwose bushoboka kugeza kuri uyu munota. Ariko noneho hari igihe wiga ukagera ufata impamyabushobozi ya nyuma. Ubu impamyabushobozi ya nyuma ndayifashe, ntabwo nzongera umva no gukandagira ku muhanda w'ahantu kiri, wenda kereka wenda nk'amafoto yanjye aramutse afashwe bakamanika mu aho bakinira imikino, sinzongera kwinjira nanahagira umusekirite akanyirukana n'inkoni nkagenda. Ariko ntabwo ubu ngubu muri ubu buzima ntabwo nzongera gukesha uriya muzungu ateye ubwoba. Isomo rya nyuma muzi kuri amazina yanjye ni Manzi Abraham. Aba nari ntuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Musave. Ndagira ngo ikintu kitumije ndanze kureba abanyamakuru, ndagira ngo menyeshe igihugu cyose ibintu bidasanzwe biri muri iki gihugu birimo biragenda bihombya abantu, bigasenya ubuzima bwabo ku buryo budasanzwe kandi umunsi ku munsi. Yenda umuntu wari umugabo ufite ubuzima, ufite iterambere ry'urugo, mfite umugore n'abana, mfite ibitekerezo. Ariko kuva aho Fortabet yinjiriye mu Rwanda, kuva aho urusimbi rw'abazungu rwinjiriye mu Rwanda rwo ku muhanda, ntago nongeye kugira amahoro. Iterambere ryanjye ryahise rihagarara, ubuzima bwanjye burasenyuka ku buryo bukomeye, bigera naho umugore wanjye bamutwaye ashaka undi mugabo. Inzu yanjye nari nubatse aho ku kagari ka Musave iraribwa irashira, bigiraho ubu ndi kuryama ku muhanda, bigiraho nafashe n'igihe cyo kwiyahura nywa acide umuti w'imbeba. Noneho polisi nayinywereye hariya ku Cyamitsingi, polisi injyana kwa muganga, namazeyo ibyumweru 3 bamvuza ndataha. Kuba muri ubwo buzima ni ukuri byagezaho bingora kandi bikomeye cyane burundu. Byagezaho mpura n'umugabo angirira neza, njyana mu rugo, amakazi ko mu rugo ndamukorera, kampani yiwe igeraho ihagarara. Imaze guhagarara arambwira ati rero ntabwo nakomeza gukoresha umukozi wo mu rugo, kampani yanjye irahagaze none kandi nta n'amafaranga afite yo guhemba, none fatiye televiziyo yanjye ugende uyigurishe, amafaranga avamo, hanyuma ugende utangire ubuzima bwawe ukodeshe, yuko ari cyo byatanga. Televiziyo nayigurisha 50, maze kuyigurisha ikintu cyakurikiyeho n'abazimana 50, ntabwo byavamo amafaranga yo kwishyura inzu, bivimo na matera, nta n'umwenda mfite wo kwambara. Reka nongere njye kuri iriya mashini byibuze wenda ndebe ko iriya silver ni bya byuma bitanga ama jackpot, iriya jackpot ndebe ko nayifata y'ibihumbi 200, ndebe ko natangira ubuzima bwanjye nta kibazo. Nabaye nyagira ya mafaranga ya televiziyo 50, imashini yisarye ku kanya. Ibyo byabaye igihe cye? Ibyo bibaye hashize umwaka. Mene izo mashini za Fortabet kubwo guhungabana nazimennye mu kwezi kujya gusatira kwa mbere. Ntabwo nibuka ko ubwonko bwanjye bwibutsa, busa nkaho ahari nta kigufite. Ntabwo nakubwira itariki ngo nyibuke, ariko ushaka kumenya amakuru wajya hariya kuri ribu ya Kabeza, cyangwa se wenda ukanibariza umuntu wo muri Fortabet, cyangwa se wenda ukaba wanabaza abarinzi babirinda bari bahayiseke. Ayo makuru yo barayafite. Reka tubyinjiremo neza, tubwire ukuntu byagenze, tubwire amafaranga wariwe, tubwire igihe byabereye. Urakoze cyane. Izo mashini natangiye kuzikina 2010 na 7 na 18 hagati aho ngaho. Noneho nari mfite inzu ihagaze $5,000,000, kiyo nzu iyo Fortabet yandiye $5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ngubwo maze kuyaribwa gutyo, nibwo ubwonko bwanjye bwahise nkaho buhinduka. Izo mashini zinjiramo ndazimenagura, ndafungwa, maze gufungwa ndataha. Ubwo ngubwo ubuzima ndimo
reka tutari twagera aho ngaho utubwire izo miliyoni 5 wari warazikuye hehe kugira ngo uzijyane muri ibyo byuma? Urakoze cyane. Ngende umuntu wari uzi gucuruza, nacuruzaga inkweto hariya Kimisagara, zino za caguwa, nashatse amafaranga buhoro buhoro kuko nta muryango nari mfite wo kuma ubufasha. Udufaranga mfite nkajya nyasevinga nyabitsa, biza kugeraho mbona ikibanza ndacyubaka. Maze kucyubaka mbona kugira kora ayo mafaranga, ariko bamaze guhagarika caguwa nibwo nahise ninjira muri iyo nzira y'urusimbi. None dore iherezo ryo ko bigenze nuko. Uravuze ngo bakuriye inzu, ubundi inzu we ujya kugurisha inzu byagenze bite? Wayigurishije ute? Njya kugurisha iyo nzu, izo mashini zari zimaze kuri 450 nakoreshaga y'ubucuruzi. Maze gushirirwa nibwo nahise avuga ati rero reka mfate inzu nyigurishe, nkomeze ubucuruzi bwanjye, ndeke gukomeza gukenera iya mashini. Noneho nyimara kuyigurisha, ubwo ngubwo amafaranga ari kuri konti nakoreshaga banki ya KCB. Avuga ati 450 byanjye bigende kwe umuzungu yajyane koko mu by'ukuri. Nibwo nahise avuga ati bo reka nkomeze nyikine ninyagaruze nzahita nyihagarika. Nakomeje kuyikina umunsi nkaribwa 100, ejo nkaribwa irindi. Byaje kurangira ngiye kureba kuri konte nsanga hasigayeho 5,600. Noneho ubwo ngubwo hasigayeho ayo mafaranga, nibwo nise ubwonko bwanjye bisa no gusubira inyuma. Birangira ngize ikibazo cy'ihungabana, ibyo bimashini ndabimenagura. Maze kubimenagura baramfunga, polisi cyo kurangiriye neza, ubonye yuko maze kuribwa irandekura ndataha, ariko nta nafite handi hantu ho kujya kugeza amagingo n'ubu. Ubundi wagurishije inzu ufite uhe mugambi? Nagurishije iyo nzu nta n'umugambi mfite wo gukina iyo mashini, ariko bitewe n'uko iyo mashini ari virusi, ari ikiyobyabwenge. Namaze kuyigurisha ngifata amafaranga, inzira n'ubundi nkomeza kuyoboka muri bya iyo mashini, kuko biriya imashini uko bireba kuriya ntabwo bisanzwe. None igitekerezo cyo kuba avuga ngo reka mfate ayo mafaranga nyajyane mu gukina biriya byuma cyaturutse kuri nde? Ni umushuti wawe wabibonanye cyangwa byakujemo yenda bitewe nuko wari wanyweye? Ukuntu byanjemo, njyewe nanyuze ahantu bari kubikina, ndahagarara ndashungera. Mpageze mbona umuntu ariye Big Win, niba ari Big Win ayifashe. Noneho ndakomeza ndahagarara. Umunsi ntabwo nashizemo, ndataha. Ejo narongeye ndagaruka mfite amafaranga, shiramo nshinkira minota ya 5, mbonera ariwe niyo nari mfite gusa, ndataha. Nashye ndavuga ati mbega ikintu. Noneho nahagarutse mfite ibindi 5, nabwo kirabirya. Nuko ninjiye muri iyo mikino gutyo. Ubundi se we kuva watangira kugikina, ni iki cyagukururaga kongera gukina kugira ngo nejo uzagaruke bigera naho gurisha inzu? Ikintu cyankururaga hagarukiraga ku ishoti rya nyuma, ko nateraga umukino utwara amafaranga 500 ku ishoti. Hagarukiraga mu ishoti rya nyuma nkavuga ati bo cyuma hano ngisize ndahazi, reka ngende ejo nzaza wenda ishoti ndifate, aho nta wundi muntu uzawakinnye no mukino. Nuko byankwimye gukomezaga bikankurura, binyereka amashusho ya hafi ko amafaranga ngiye gufata ishoti bikanga, gutyo birangiye. Hari n'igihe najyaga nkirya, hari igihe kigeze kuri 168, ndagenda nafataga telefone ndakagwatiriza abantu 3,000, ndaza nkina kuri wa mukino narindi gukina, kiba kimaye ishoti 128. Kimaye ishoti 128 yose ko n'ubundi ndi guhomba 32,000. N'ubundi ntabwo nta kintu n'ubundi kimaye. Nahise nimukanya mu Giporoso, ngeze mu Giporoso batireka ngende yo kwenda nayagaruza mu Giporoso. Mageze ya mafaranga yise ari bwo kanya ndataha. Ndagera rero sinzi ni wenda hari ikintu. None se kubera iki byabaga byakuriye ntugire amusore we muto rero? Biriya bintu ntabwo bizi. Biriya bintu ni ikiyobyabwenge kidasanzwe, kuko biriya bintu umuntu wabikinnyeho ntago ashobora kubihagarika kereka bivuye aho ku butaka biri. Ntago biriya bintu byoroshye kubihagarika, nta n'umuntu wabikinnye ugipfa kubivamo, keretse wenda njyewe Imana niramuka ifashije
ubuzima ndimo wenda ikagira ukundi kuntu busimbukisha nkongera gusatira ubundi buzima. Isomo ry'ubuzima ngiye bumaze kuribona, naho ubundi biriya bintu nta muntu ujya upfa kubireka. Urakoze. Ya mugore yancitse abona ko inzu yanjye imaze kurangira, imaze kuribwa, imaze guhinduka amayibobo, nta kintu na kimwe mbashe kuba ntafite ubushobozi bwo kubitaho. Umugore wanjye ahise ahura n'undi mugabo bakorana bajya kubana, nuko byagenze. Twari dufitanye abahungu ubuzima nari mfite, umugore wanjye yaramaze tuje gusura abantu bazaniye iki ko wabaye gutyo n'amafaranga wakinnye mu mashini, ati uje gutera urugo rwanjye. Ikintu cyabaye n'abahetera mu maboyi naje gusura abapeti banje, ariko niba bidashoboka reka nigende. Umugabo we nibwo yahise atumiza abantu barankubita, bamaze kunkubita mbona ko nta kundi kuzongera gusubirayo, ndigendera sinongeye kumenya ubuzima bwayo. Gusa bavuga ko agiye kuzabampa, ariko ntanabamasize uburyo nzabariramo, nta bundi bushobozi mfite bundi. Hari n'ikindi wigeze gukomozaho cy'uko wafunzwe bigenze gute? Njyewe nafunzwe nzira ziriya mashini. Ziriya mashini zimaze kundya, nahise sinzi ukuntu nasohotse mfata ibuye ndinjira, ndavuga ati mani iyi mashini ibintu binkoreye rwose ntabwo nabyihanganira, kubyakira biranze. Nibwo ninjiye sinzi ukuntu nahise mbimenagura, bahita bamfata bajya kumfunga. Wamaze igihe kingana iki ufunzwe? Njye namazemo ibyumweru 2 hariya Kabeza. Umupolisi w'umwafande niba nsanze aho nari mfungiye, aravuga ati rero muhungu nakoze iperereza, nasanze ko ibintu byarakuriye n'ikimenyetso cyerekana ko bino bintu byakuriye, dore na nyiri kampani wamenaguye ziriya mashini ntiyaje no gukurikirana, twebwe tugiye kukurekura ugende, ubwo nyine Imana nikurinda ubwo uzashaka ukundi kuntu ubaho kandi ukomeze kwihangana. Hanyuma kugeza ubu ngubu ni iki urimo gusaba, ni iki wifuza cyanatumye yenduza hano? Ikintu nifuza nuko mbona iki gihugu cyacu gituwe n'abantu benshi kandi hataburamo abantu bafite umutima wa kimuntu. Ikintu nifuza nuko wenda hakongera kubaka ubuzima bwanjye, nkareba ko nakongera kubona aho kuryama, n'icyo nakora. Nicyo kintu nakwifuza. Saba na Perezida wacu wa Repubulika ko rwose yatabara urubyiruko ruri hanze aha, kuko turababajwe, ibirayi mashini biri kutwica, ko yakwirengagiza imisoro yabyo akabyirukana bikagenda, kuko ngo biriya bintu bisora amafaranga menshi cyane. Ugize neza kuko wenda abantu baba barakuyemo umusaruro, keretse wenda bano bantu babakina live bino bintu by'amakipe babetinga ku makipe, wenda byo birashoboka ko ushaka gukora analyse y'ikipe, wenda ukaba wafata nk'ikipe runaka ukayiterekaho umutungo runaka, amafaranga afatika, wagira amahirwe ukabona ikipe irabikoze, ukabona iyo win urayibonye, ariko nta bantu bakinnye ziriya mashini za slot zino bacingizamo amafaranga, wakwigira kubwira yuko hari profit zifite nta n'umwe wabona. Kereka wenda abakina live gutya ku mipira, babetinga ku mipira, aho birashoboka ntabwo nabihakana. Urakoze cyane. Inama nagira wenda abantu bishobotse ko banyumva, nuko biriya bimashini babigendera kure, n'amazu biteretsemo n'imihanda biriho bakabigendera kure, ntibakomeze kubikina kuko biri kwangiza, cyangwa se byonyine bakareba aho maze kugira n'ubuzima maze kugiramo, nkaba nababera ubuhamya bwo kugira ngo birinde biriya imashini kuko ntabwo bisanzwe. Ikindi wenda nagiraho inama y'abantu batarabikina, ntihazagire ikintu na kimwe kibasha kugushuka ngo wegere kuri iriya mashini. Ugomba kunyurwa n'amafaranga uhembwa ku kwezi, ukanyurwa n'amafaranga wacuruje, waba wanahombye bikakunyura ukabyakira. Nicyo kintu iyo nama nabagira yuko bakwirinda gusatira imikino y'amahirwe kuko iri gusenga bidasanzwe. Njyewe hari agatabo nanditse kitwa agatabo k'inogi, wenda uretse ko abantu wenda badakunda ko umuntu wabegera akangwa akabasomera, nayo ntangiye kujya ngenda ndi akabasomera, ariko burya nagiraga ahantu nkumva ndananiwe, nkumva mbese ncitse intege, nkumva umubiri uranze nkakabika, ariko wenda haragize abashobora kunyumva bagatabuza ngenda ngasoma ku mihanda hose aho ngeze hose, kugira ngo bumve ukuntu izo mashini ziri kugenda zangiza bakomeze kwirinda. N'iki kintu narenzaho nta kintu.